Ndabasuje guys, ndanabifuriza ibihe byiza mwatubana kuri YouTube channel All Mining Update. Ku muntu utarakora subscribe kuri channel yikore unakandi like kuri video, ntago bijya megabyte. Ikindi niba utari muri group ya WhatsApp, reba link muri description y'iyi video, urahita ubonamo link wijoining, ubundi ibintu biza kuhita bigenda neza cyane. Ubundi ukane no kunzogera kugira ngo amakuru dusohora ujye uba mu bambere bahita bayabona utiriwe ujya gusacinga video kuri YouTube. Sasa rero nkuko muri kubibona ndi muri pause ubanza na y'amaherezo yayo yageze rwose, tugiye kuyijya pe tugiye kuyijya atageze gihinduka. Ubwo ikintu cyari gikurikiyeho murabizi ko mining yararangiye, ndetse murabizi ko iyi mining yagiye igorana cyane, ishyiraho utuntu two kugenda ikuramo abantu. Ubu rero ikimaze kugeraho hariho icyitwa allocation, ni ukuvuga ngo kukwereka ngo ese ibi coin wa mininze wenda biraterwa n'izo ufite, ubu wemerewe zingahe nka kuno dusanzwe dukora mining zo kuri Telegram. Murabizi ukaba ufite nk'ibihumbi miliyoni nk'ijana ukajya kubona ukabagwaye nk'ibihumbi wenda nka 20 cyangwa ibihumbi 100. Rero nabyo nibyo bakoze. Ubwo ngiye kukuyobora ukuntu bikorwa neza step by step, nibuze ko wakoze iyi mining ubicekinge urebe koko wamaze kubyuzuza neza cyane. Wibuke ko nyine ubundi nyuma y'ibi ngibi ubundi cyo gikurikiyeho no gukora withdraw tugahabwa listing, nta bindi bintu rwose. Nyuma y'ibi ngibi kuko mining yararangiye, nta bindi bintu bizaba bigoranye. Nubona bagwaye coin ubwizo baraba baguhaye nizo ngizo, ntabwo tuba dukeneye comment nyinshi kuza kumbaza ngo ngiye ngo ko nari mfite ngizingana gutya ngo kwa bamaye zingana gutya. Ubwo nibo babikoze nyine, nta bundi buryo ufite bwo kurekarama baza ngo byagenze bite. Hari abantu ujya kunokana wese baza ku inbox kuko nari mfite ngibihumbi nka 900 nkambonye bamaye ng'igihumbi ngo byagenze bite. Ibyo ni ibyawe, ibyo kire kubibabajije nawe ngiye ubu nagusubiza kiko nari muri team. Nanjye nyine tuba turi kimwe, nimukagire ngo tuba turenze man, tuba turi kimwe nge nawe, twese tuba turi mu mushinga kimwe, baba badufata kimwe. Muzi kosa bamana nkuko nawe wayikora bakaguhana. Sasa rero ukuntu biri buze kugenda ni link uri buze kwifashisha, reka nze nyibereka ahantu iri, nirabiri muri group ya WhatsApp. Ndetse sorry ubwo nari ngiye kwirirwa mbajyana kure, reba muri description ni video urahita ubonamo iyo link, ubundi uyijoining uyikandeho. Ni link nyine igufasha kuza kureba niba wemerewe gukureminga pause. Turi kumwe ubwo n'abari muri group ya WhatsApp, iyo link ndaza kuyishyiramo, abari muri iyo group bo barabizi barayibona. Uraza kuyikandaho, numara kuza kuyikandaho, yego uraza kuyikandaho. Ubwo ngiye mba nayibitsa ahantu, dore ngiyi ndaza kuyibaha muri group ndetse no muri description ni video yarabirimo, ukayikandaho. Noneho iyo uyikanzeho urategereza bikarodinga, tuko turagendana. Ubundi wenda ngiye kubera ko nari nsanzwe njyamo, murabona ko biri guhita bimingutsa ahandi narindi. Ariko ku muntu hari igihe ushobora kugera ahangaha wowe byabanje kukunyuza ahantu, bisaba guhitamo niba warakoraga mining yo kuri Telegram cyangwa se kuri Phantom cyangwa ahandi ntera, ntabwo ndi kwibuka neza, byari ahantu hatatu. Ugahitamo nyine akantu kabanza ka Telegram mbere na mbere. Iyo ukakanzeho ko nyine wakoreye mining kuri Telegram, bihita bibanza bikarodinga bikakuverifyinga bikareba niba koko ari wowe. Iyo bamaze kuhagera bakandikira ngo continue to website, noneho ukanze kuri website nibwo bihita byigarura bikaza muri pause yawe. Noneho bwite hano bikakwereka ibyo wakoze. Nyine ibyo wakoze umurari kubibona, baranyereka ko nyine baranyereka yuko mfite coin 231. Dore ngibi n'ibice muri kubibona. Noneho bakanyereka yuko mu bantu nimvise 31 8 ndebo bari active bonyine, muri kubibona. Ubwo bakanyereka iwe price balance nta kintu mfiteho, bakanyereka nizi ngo ni wa badge ndetse na voucher minted nta na kimwe mfiteho, murabona ko hariho 0. Noneho sasa rero barabanza bakakucekinga bakamakinga shuwa ko ese wallet iri connected. Murabona ko kavivuye karasa ubururu, ndetse na connection eligibility check niba nemerewe kuhabwa coin, murabona ko mbyemerewe. Calculation baranyereka yuko noneho bayikoze, dore ngibi nibyo barimo baranyereka hano. Calculation yamaze gukorwa nayo yavivuye. Noneho sasa rero ubwo igikurikiyeho no kumekinga shuwa ko kano kanyuma ka claim pause ese hariho zingahe. Ubwo icyo ukora urahita ureba hano hasi ahanditse ngo next, muri kuyibona. Iyi next niyo uhita ukandaho gutya, nuyikandaho tayari urahita ubona ko yini baguhaye, batitaye kuzo ufite, batitaye ngo ufite miliyoni 2, batitaye ngo ufite miliyoni zingahe cyangwa ibihumbi bingahe. Barahita bakwereka izo noneho wemerewe zitenda guhinduka. Izi nizo uba wemerewe kubikura. Ubwo ngiyewe nyine ukurikije ibyo mfite, izi nizo nahawe.
ubwo nawe niba ufite ibihumbi 500 ufite izo bari buguhe, niba ufite ibihumbi 10 ufite izo bari buguhe, niba ufite ibihumbi 100 ufite izo bari buguhe, gutyo. Ubwo ikizaba gikurikiyeho nyuma hano ni ugutegereza tugakora claim cyangwa se claiming ni wisigaye iyi buto ni isigaje kuba iri active, tugafata coin zacu tukazohereza muri wallet cyangwa se muri exchange runaka izaba iri bulisting iyi pause, tugategereza tukareba ko nayo twazayiga. Ubwo ni ibingibi rero nta bindi. Nizere ko mubibonye mukoresha kuri bagenzi banyu muzi bamayininze pause nabo babikore. Ikindi iriya link igufasha kumakinga sure ko wakora yiminze itandukanye nimwe twakoreshaga tujya muri website, biratandukanye. Hari ukuba wayijyamo ukabona mining bisanzwe, ariko hari no kuba wayijyamo ukareba coin wahawe. Kimwe nuko ushobora kudahita uhinguka ahantu nk'aha ngaha. Nanone reka mbibereke, hari igihe biba biri aha nabyo mbibereka hakiri kare hatazagira umuntu uvuga. Hari igihe ubundi bwite uhinguka ku screen nk'uru nguru cyangwa se ugahinguka hano kuri dashboard ameze gutya. Yego, iyo ubonye uhingutse ameze gutya rero dore icyo ukora, ukanda kuri kano kanuza kuri kano kantu k'udukoni dutatu dutambitse, muri kukabona ugakanda nka gutya nkanzeho, ukakimura ukagashyira hano kuri claim kugira ngo making sure ko ibyo wakoze ari byo. Urabibona ukabona guhinguka ahantu ameze gutya, then ugakanda kuri next, nyine uhita ubona coin wageze gute wahawe neza cyane. Ubwo izi ngizi nizo uzaba wemerewe kubikura igihe pause bazaba batangiye gukora withdraw. Ndabashimiye rero mukoresha ndetse na subscribe na like kuri iyi video.